nakinaga umwanya muri defense nimero 4 ku mutwe nari umuntu mubi cyane ku buryo ngewe akenshi na kenshi ko si ibintu byo kwitaka ariko muri iyi zone ya Muhanga umutwe wanjye muri defense kugarura imipira nyine kipera nyisubiza imbere hari umuntu navuga ko uri ku rwego rushimishije. Reka twongere tubaye ikaze mwese aho muri hose mudukurikira kandi mukanadukunda cyane. Uyu ni umunsi wundi udasanzwe mu buzima bwacu, twakiriye umwe mu bagabo bakomeye cyane muri kano karere ka Muhanga ndetse no mu gihugu hose. Ni umunyabigwi, afite bimwe mu byo yagezeho abikesha kuba yaraje muri Orotwari, afite kandi na bimwe ari mu guteganya kuba yageraho bitewe n'aho yarerewe ahangaha muri Orotwari. Atinya twibwira ubundi tutanye ikiganiro cyacu. Karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Harerimana Jean Claude, turi ku izina rya Stoya. Stoya, uri umugabo cyangwa uri umusore? Ni umugabo. Okay. Mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina, watumye tubwira amavu n'amavuko y'umuntu twa Stoya. Murakoze. Stoya ni umuntu warerewe hano mu Salesiane. Akaba ari umujeni watangiye kuhaza afite imyaka 8. Murumva rero urugendo ni rurerure cyane, ahantu twahigiye byinshi, iri ni ishuri twabashiye kuba twavanamo byinshi kugeza na ubu ngubu rikaba ari ryo shuri ritugejeje aho tugeze ubu ngubu. Ibyo tugezeho byose turabikesha ahangaha kwa Don Bosco mu Salesiane. Kimwe mu bintu baba baravanye no muri Orotwari ni iki watubwati? Kimwe navanyemo cyangwa se ibyo byangijijeho kimwe nzirikana buri gihe ni nk'iki? Icyambere ikinyabupfura, kumenya kugenda kuri gahunda, kandi no kumenya kubana n'abandi, kandi no gusenga. Ubu ngubu rwose ndi umukristo ukomeye cyane. Yego. N'ikintu cyagukuretse yanguze muri Orotwari? Icyambere cyo twajyaga twumva abana ngo hari kwa Don Bosco uragenda ugakina, nta muntu baheza, nta muntu, mbese ibyo bikagenda bitugeraho nubwo twari turi abana batoya, tubasha gukurura amakuru, turabaza, natwe dukurikira abandi bahazaga bari bakuru bacu kuri twebwe. Turahageze rwose dusanga ni ahantu heza cyane, hari ibibuga by'umupira, umuntu agakina buri wese anganya n'undi, ukina volley agakina, ukina football agakina. Gusa muri rusange ngewe nari umufootballer, nakiraga umupira w'amaguru. Ahubwo muri iyo myaka yanyu hano hazaga abantu babakire cyane cyangwa se abana bavuka mu miryango yifashije ikomeye? Hano hazaga abantu bose, mbese navuga ko ingeri nyinshi, abana b'imiryango ikomeye, abana b'imiryango iciriritse, mbese ingeri zose twarahazaga kuko twese tukabasha bakadufata kimwe. Nago habagamo ikintu cyo kuvuga ngo uyu mwana yenda iwabo ngo bafite Nyabutarama, yenda iwabo uyu nguyu bafite inzu y'ibati cyangwa se bafite amategura cyangwa se ibinini, twese twafatwaga kimwe. Ikibazo ndimo ndibaza, ugeze hanga ku myaka ya 8, utangiye kariyeri ukina umupira. Niki kintu cyaranze kariyeri mu mikinire? Uvuga uti kabisa muri kino gihe cyane ni Salesiane kariyeri yanjye y'umupira w'amaguru yaranzwe n'ibi ngibi. Kariyeri yanjye y'umupira rero ni ndende cyane, nanayivuga iminsi 5 cyangwa se ni ndende cyane. Muri rusange ngewe nari mfite indoto zo kuzaba umukinnyi ukomeye cyane, wenda wakirira nk'ikipe, zimwe mu ikipe mu Rwanda zikomeye, APR cyangwa Sereyo, ndetse nkaba nanarenga n'imbibi, nkaba naba nk'umukinnyi akwambuka nkajya ubwota amasimbi. Ariko ibyo ntibyabashiye gukunda. Gusa ndashimira Imana yuko bamwe muri bagenzi bacu twabashiye kuba bamaze kumbwira yuko hari abantu mwagiye mukinana umupira cyangwa se barafite indoto zo kuzaba umukinnyi ukomeye cyane, ariko hari abantu mwagiye mukinana umupira w'amaguru hano mu Salesiane cyangwa se hano twicaye mu kigo cya Salesiane. Ubu ngubu bamaze kugera aho twavuga ngo buri muntu wese yava ahantu bageze intangarugero. Sinzi nimba mwagiye mukinana mu gihe cyawe cyangwa se mu gihe cyanyu mugikina umupira mu Salesiane bamaze kujyaho mwavuga buti kabisa hano n'abastari. Urakoze cyane, icyo kibazo mbaje ni cyiza cyane. Muri nakubwiye ko ibyo abo twakinanye ni benshi cyane. Harimo nk'abo nakubwira ubu bamaze kuba bamaze kugera ku rwego
navuga ko rushimishije nka Sugira Ernest, Rusheshangoga, ba Bertara, n'abakinnyi benshi cyane twagiye dukinana rwose. abenshi bajya bajya no mu kipe y'igihugu Amavubi, byumvikane ko hari ikigo cy'amasezerano cyagiye gitanga umusaruro munini mu kubaka umupira w'amaguru mu Rwanda. Ese njye nibaza nk'aho mwagiye mukinana tugiye Musugira Ernest, ubu ni umukinnyi ikipe y'igihugu igenderaho, Bertrand Iradukunda n'umwataka w'ikipe y'igihugu, batubwiye Shangwa Michel nawe umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ese uburyo mwabonaga bakina, uburyo bitwaga mu kibuga, mwabonaga ko gahunda yabo ari kugira hari abagize cyangwa se aho bageze ubu ngubu? Barakoze cyane, icyo kibazo mbaje ni ikibazo cyiza cyane. Buriya kenshi na kenshi iyo uri mu maboko mazima nawe ubwawe hari ibyo ubasha kugeraho. Buriya nagira ngo mubwire ko iki kigo cy'Abasereziyani cyadufashije ku buryo kenshi na kenshi nabubwiye aba Rusheshangoga, Basugira, ba Bertara, wabonaga yuko bitewe n'ibyo twakorerwaga, kuduha ibikoresho, kudushakira amamace, ndetse kenshi na kenshi twabasha no kuva nko gukina match bakabasha kuba baduha icyo bita recuperation. Rwose byagaragarazaga yuko hari ahantu twagera. Ariyo mpamvu bakinnyi mubwiye n'abandi ndetse n'aba nakibuka harimo nk'abahungu, ubu ni umwiza mu Muhanga yakinnye hano Masereziyane, twavugamo nk'abamaka nabo bakinanga, abantu nk'aba Jerime bajya bakinira ahangaha. Ni benshi cyane kabisa, ni benshi cyane. Ndetse ubwo ngubwo umuntu afashe urupapuro akandika yafata page nyinshi cyane. Ese tugeze kuri bano bagiye bafite amazina aremereye mu gihugu tuzi cyane, urugero nka Sugira Ernest, umuntu nka Michel Rusheshangoga. Ese bitwaga gute muri mu bandi nyuma yo mu kibuga? Tuzi ko abakinnyi benshi b'abahanga bakunda kuba indiscipline cyane. Ese nyese bafite muri mwebwe? Gusa muri rusange akenshi na kenshi buri muntu wese afite karagiteri ze, ariko bitewe n'aho ageze, bitewe ubwo ndavuga ko buri umwe ku wundi, bitewe n'uko wageraga aho ukabuze ko ugomba kugenda ku itegeko. Iryo tegeko rikaba ryaranadufashije kuba twarabashiye no kwitwara hanze, tukitwara neza mu bandi. Ariko nagira ngo wenda ngaruke nko ku bakinnyi umwe n'umwe. Buriya nka Sugira yari umukinnyi utuje cyane, cecetse, utanamenya icyo atekereza. Wenda kuri Rusheshangoga yari umukinnyi ubona ko wagacakura, ariko nawe ubona ko afite ubucakura buri kuri baro kenshi cyane. Ariko hagati kuri sosiyete ku ruhande ukabona ko ari umukinnyi nawe uvuga utuje gake. Bertara wa kenshi na kenshi we yakundaga kuba ari wenyine, ariko bitewe yuko kwa Don Bosco twese ubwacu twagombaga kugira ikiduhuza, tukamenya ko twese turi mu kigo, twese tunganya ubushobozi kandi twese badufata kimwe. Uko igihe cyagiye gishira iminsi ko yagiye ishira, nawe yagiye yibona mu bandi, ku buryo rwose naguhamiriza yuko twese twari bamwe. Ese kiri umukinnyi ukinaga we mwana? Urakoze cyane. Umwanya nakinaga umwanya muri defense nimero 4. Ku mutwe nari umuntu mubi cyane, ku buryo njyewe akenshi na kenshi ko si ibintu byo kwitaka, ariko muri iyi zone ya Muhanga umutwe wanjye muri defense kugarura imipira nyirekipera nyisubiza imbere, hari umuntu navuga ko uri ku rwego rushimishije. Kuba warakinanye na Sugira Ernest, warakinanye na Bertrand Iradukunda, warakinanye na Michel Rusheshangoga, ese kuri wowe bivuze iki? Kuri njyewe ikintu bivuze yuko buri muntu wese mu gihe yaba ashyize n'imbaraga ntacyo atageraho. Buri muntu wese yifitemo ubushobozi bwa byose mu gihe yaba abishyize n'imbaraga, ariko izo mbaraga zigashyigikirwa. Aha ni kuri rusange no ku buzima bwawe nkawe Stoya, kuba warakinanye nawe bakinnyi bose ubu ngubu n'abastari, bimaze iki, bivuze iki ku ruhande rwawe? Urakoze cyane. Ikintu bivuze yuko bariya abana bavuka ubu, abana bagejeje mu gihe cyo kuba bakwinjira muri karere y'umupira, ni ikintu kitwereka yuko mu gihe cyose umwana wamushyigikira
yahindura amateka y'umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Kuko urugero niba umukinnyi abasha kuba yajya mu ikipe nasiyonari match imwe akaba yazana miliyoni 5 mu gihe kitangana n'ibyumweru 2, miliyoni 5 zishobora kuba zahindura ubuzima bw'umuryango we ndetse n'ubwo muri rusange. Niba umukinnyi ashobora gufata rekritoma ya miliyoni 20-15, urumva ko n'amafaranga ubwayo yagirira akamaro umuryango we nawe ubwe muri rusange ndetse n'igihugu muri rusange. ese ujya ufata umwanya ukaganiriza abantu muri kumwe ko wakinanye na Barabasitari? Kenshi cyane rwose ko iyo uri umusiporutifu burya navuga ko muri 10% mpamugana siporo ko amakipe ameze, kariyeri z'abakinnyi uko ndetse muganira mu Rwanda no hanze. Ariko akenshi na kenshi ntabwo umuntu mwakinanye yari umusitari, akenshi na kenshi hari n'igihe ubibwira abantu ati uriya murebe utsinda ibitego uzunguza inshundura, uriya najyaga muzirika. Ega hano nshaka ko tuvuga cyane. Ese iyo baganirije abantu babwira ati shishangwa namuhaga amapasi kuko akina kabiri n'urugero, cyangwa se asugira naramumarikaga pe muva maze nkazifata, ubwo ushaka gutanga ubuhe butumwa? Akenshi na kenshi ubutumwa nshaka gutanga ngaragaza yuko buri muntu wese yifitemo ubushobozi. Urugero Rusheshango Gasugira abo bari abakinnyi rwose sinajyaho ngo bari abakinnyi ubona ko ndetse hari izindi mpano wabonaga ko zinabarusha zitabashije kuzamuka, ariko ibyo bikaduha isomo ry'uko buri muntu wese hari icyo yageraho. Kandi noneho ikindi tugomba kuba kiduha isomo yuko natwe ubwacu tutabashije kuzamura kariyeri mu byo gukina, ariko twanayizamura mu bindi. Atubwiye yuko hari abantu bagiye bakina hano Masereziyani babaga bafite impano zihambaye cyane, Rwanda rero ugasanga bano bagiye bazamuka cyane atari kubara abahanga cyane. Ngiye gukorera ku buzima bwa Sitaya, ese mu kureka football kwawe abisesemo burundu uragenda cyangwa hari ikindi kintu cyasigaye muri we mu cya football? Abundi umunyarwanda ajya avuga ngo nawe usiga ikimwirukankamo ahubwo asiga ikimwirukankamo. Muri rusange navuga ko iyo uri umusiporutifu, niyo waba ukora muri banki, niyo waba uri umwubatsi, niyo waba uri umutekinisiye mu bintu runaka, ariko football uyibamo. Yo ikubamo ahubwo wowe ntuyibamo, ikubamo ikurimo. Football wowe ikubamo wowe ntuyibamo, ibikurimo ku buryo utajya kure yayo. Okay. Ubu nguri muri kariyeri niba ikurimo utayirimo, donc niba ikurimo ubu nawe uyirimo, ese uyirimo gute muri kino gihe? Muri rusange ubu muri kariyeri yanjye nyirimo nk'umutoza. Kuki yafashe umwanzuro wo kuba umutoza kutawe umusifuzi nk'umuntu wakinnye football? Njyewe narebye uburyo impano z'abakinnyi abana uburyo zigenda zidindira, ukabona nk'agace nko kubana muri karitsiye, ukabona umwana afite impano idasanzwe, ukamwitegereza ukavuga uyu mwana namukorera iki. Bikaba ariyo mpamvu njyewe nabashije kuba nafata umwanzuro wo kwinjira muri kariyeri y'ubutoza, kuko nabonaga yuko hari icyo nafasha abana bari mu byaro, hari icyo nafasha abana bari mu makaritsiye batabasha kuba bazamuka ngo babe bagera ku rundi rwego, kugira ngo baba abakinnyi bakomeye. Kugira ngo umuntu afate icyemezo cyo kuba umutoza biragoye cyane, kugira ngo hari nk'umuntu uvuga ati njye nawe umutoza, ariko hari ikintu runaka wavuga ati nasingiraho. By'umwihariko reka tujye nko mu kigo cya Sereziyani urugero, niho tugiye kuza kwibanda cyane, kuko utavuze ati njyewe rero reka ngaruke hano mu kigo cya Sereziyani ariho nkorera nganye gutoza. Urakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza cyane. Buriya kenshi na kenshi iki kigo cy'Abasereziyani ni ikigo cyadufashije, twakivanyemo ubumenyi. Iki kigo twakivanyemo ubumenyi kandi twahasanze n'abandi b'abanyabumenyi bafite ubumenyi. Nk'urugero harimo abatoza bagiye badutoza, harimo Kocha Zigi, Kocha Watara, ni abatoza benshi cyane bagiye badufasha mu buryo butandukanye, abo bose tubavanaho ubumenyi.
ibyo bikaba ari byo byagiye bidufasha yuko natwe twajya gufasha abandi bakure batabashije kubona ubushobozi bwo kugera hano mu kigo cy'abaseriviyani, tujya gukorera ahandi mu buryo bwo kugira ngo za mpano nazo ziri mu byaro tubashe nazo kuzizamura twese dushyize hamwe. ese tugana ku musozo, hari ibyo twita impano umuntu aba yifitemo, tumwereka umupira w'amaguru. Hari umwana uvuga ati njyewe kariyeri yanjye ngomba gukina umupira w'amaguru, kwiga bikaza nyuma. Ese kuko nibyo kenshi usanga abakinnyi benshi badakunze kuba ari abahanga mu ishuri, ni ukubera iki? Icyo ngicyo nakigusubiza mu buryo burambuye. Buriya buri muntu wese kwiga gukina ibyo ni ibintu bigendana kimwe, mbese navuga ko ni impanga. Uyu mwana kuba yiga ntibikuraho yuko atabona umukino, atanakina mu ishuri murindi. Ubwo rero wenda nk'abantu bavuga ngo umwana niba ari ku ishuri akajya no gukina ubwo biramurangaza, oya ibyo ntabwo ari byo. Umwana iyo ari ku ishuri akaba ari afite na santere abarizwamo, afite ahantu abarizwa, biramufasha cyane kuko n'ubundi hahandi aba ari mu maboko y'ababyeyi kandi bamufasha ku buryo twese ndumva tunabizi yuko umupira ubu ni akazi. Umwana ashobora kwiga akarangiza mu bintu runaka, ariko akaba anafite kariyeri y'umupira arimo arakora, afite muri santere abarizwamo, afite ahantu abasha gukinira. Ugasanga ubwabyo biramufashije cyane ku buryo n'iyo kaminuza ashobora kuyiga, ariko amafaranga y'ishuri cyangwa se minerivare ayivana muri kariyeri ye y'umupira. Urumva ko ni ibintu biri kumwe. Kugisera abakinnyi ubona usanga bari ku mupira kandi bakina, abantu basanga kwiga ntabwo no, ugasanga umukinnyi akiri muto cyane, ariko ugasanga ishuri ntabwo abikora nk'uko byakwiriye. Ni uko football yarura abakinnyi cyangwa se football yarura abana? Jesse ko nabifata sinako mbibona. Buriya kenshi na kenshi niyo mpamvu buri muntu wese aba afite gahunda ze kandi afite n'amaboko yazamukiyemo. Buriya kenshi na kenshi hari igihe usanga ibyo byose bipfira hasi, aho yatangiriye, uburyo bamufashe, uburyo bamuzamuye, guhuza bya bintu, guhuza umupira n'ishuri, uburyo ubwe yabashije kugenda abyiyumvamo. Njyewe aho mbajije ngo umukinnyi akaba yava mu ishuri ugasanga umwana akiri muto ariko focus ni ku mupira cyane, ukumva ishuri ntabwo bimureba cyane, kuko iyo zazi ko ari umuhanga aziko football izamutunga. Byo ni ubutumwa uhereza abo bana. Ubutumwa naha abo bana nuko buriya football irakinwa, ariko kariyeri y'umupira sina ndende. Kumamya ko kariyeri y'umusportif idashaka kurenga imyaka 20. Iko ushobora kuba uri umukinnyi ugakina iyo myaka 20-15, ufite ubundi bumenyi bwawe mu mutwe. Ushaka kuba uri umutekinisiye, ejo bundi ukagenda ukesara inzu y'umuntu kandi wari umukinnyi, ariko kariyeri yawe ndirarangiye, ugize shoke, uravunitse, ugize n'ikindi kibazo runaka cyagukura mu mupira, ariko bwa bumenyi bwawe ufite wize, uri umutekinisiye mu mashanyarazi, uri umwubatsi, uri umumotari runaka, cyangwa se wenda wize mu bintu runaka, ugiye mu biro ukoze ka kazi, ugiye muri banki, ariko uri umukinnyi w'umupira. Niyo mpamvu ngira icyo nabwira abantu cyangwa se nakangurira abantu, kimwe n'ikigasiga ikindi, kuko akenshi na kenshi kariyeri twavuze ko ari ntoya atari nini. Burya imyaka 20 umuntu niba waratangiye umupira wenda ugatangira gukina muri deuxième division cyangwa se première division ufite imyaka 18, mu myaka 25 ukabugeze wenda cyangwa se 20 ukabugeze muri première division, ukinnye indi myaka 12, byanga bikunze ni wari wagera mu myaka 40. Imyaka 40 umuntu abakiri muto, abagifite imbaraga zo gukora. Niba ugize ikibazo cya shock, ugize ikibazo cy'imvune, ushaka kugira imvune idakira, ariko niba warabisanishije n'ishuri, ari ibintu biri kumwe, kimwe ari impanga, ari ibintu bimwe, ari ibintu byose byungikiranye, ejo n'ejo bundi uzabona kandi kazi runaka bitewe na bwa bumenyi wavanye mu ishuri. Uzagira gutya bakwitabaza bavuga ati ngwino dupimire ibibanza, aho bati ngwino dupimire inzu, ngwino twestarire inzu, ngwino uducururize.
none niba utarabihuje urumva ko uzasigara. Yego. Tugera ku musozo watubwiye igihe wagiriye no Masereziyane duhitandukaniro biri hagati y'ikigo cy'Abasereziyane cy'ubu ngubu no muri gihe cyagiye cyane. Murakoze cyane. Ubundi navuga yuko natandukanyirizo rinini ririmo, ariko nahamiriza ukuri ko murabona ko twebwe twabashije kugira hanga muri za 2005 2006 navuga yuko muri 2006 aha hantu ntabwo hari ibikorwa remezo byinshi. Urabona ko ubu ibikorwa remezo birahari, kibuga cyiza cyane kinini, basket, bibuga, uramba mbese urabona ko hari ibikorwa remezo bigaragara. Navuga ko mu bihe byacu twakiniraga ahangaha mu kibuga, ariko tukabasha no kuba twajya mu bibuga biri inyuma y'iki kigo, mu Misizi, Kabgayi, kuri stade, mu bindi bibuga. Ariko urabona ko ubu ngubu ibibuga byose byibereye mu kigo. Ni iki kintu ngano wasaba nk'abayobora kino kigo muri kano kanya, cyangwa se abayobozi bakino kigo muri kino gihe, ikintu abasaba ngo wenda hano nakomeza hazamuke? Ikintu cya mbere nagira ngo nisabire abayobozi b'iki kigo, njye nagira ngo mbisabire yuko amaboko yose yanyuza hazajya hagera igihe cyuko batumizwa